akira ubuhanuzi bw'Imana mu izina rya Yesu. Iravuze ngo igihe umaze ku musozi kirahagije, noneho nucyamike ugende werekeze mu bisubizo. Mwikizi haleluya la lataya zone kinemo rere topene sisiminiwa. Imana shimwe. Aravushaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka ngo habe no gukozwa isoni nabo. Imana shimwe. Naga Imana shaka kuzongera kunewinetaya kuzene kinemo kurobene sansome. Imana naga ishaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka. Abanyamahanga baragututse, bagufashe ijambo, bakumanikiye amatangazo, bakuvuza ukuri nuko utari, mbese baragusebeje, bakuvuza uko bagubyumva. Njye nkunda kubwira abantu ndi gusenga, yampaye ijambo irambwira ngo nzimabwire ngo imbere y'umuntu wese hari ikizame, kandi umuntu wese azakora ikizame gihwanye n'amasomo yize. Niba warize ishuri ryo kurera uzakora icyo kizame, niba warize ishuri ry'umugabo uzakora icyo kizame, niba warize ishuri ry'ubuzima nicyo kizame uzakora. Imbere y'umuntu wese yambwiye ngo hari ikizame, kandi buri muntu wese azakora ikizame gihwanye n'amasomo yize. Yambwiye ngo ije kurebera umuntu wese aho yamusize. Ngiyo umuntu ari mu kigeragezo, umuntu wese amuvuga uko abyumva, kandi iyo umuntu ari mu kigeragezo buri muntu wese agusomamo uko abyumva. Yaba ari ikigeragezo cy'ubushomeri, akaza akagusomamo kurwaye sida, mbese ariko nta kibazo. Ihanganira ikigeragezo, ihanganira igicuku. Imana yitagereje iravuze ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bakunesenemando bagutuka ngo habe no gukozwa isoni nabo. Imana shimwe. Haleluya. Baragusebeje, barakurwanyije, ariko Mana we aravuga ngo warababaye urihangana, urasuzugurwa. Muri iyi nzira duhuramo n'ibintu byinshi, kandi ntago habonekamo ibintu biryohereye gusa. Mbanze mbibutse mwabarokore mwe, iyi nzira ntago ari ibintu biryohereye gusa. Buriya mu kuboko kw'Imana havamo ibintu byiza, ibintu bibi, ibintu biryohereye, ibintu bisharire, ibintu birura, ibintu bihumura n'ibintu binuka byose, ariko aba ari agasabone k'umugenzi. Yawe yarumviswe ngo kandi niyamuzanye amagambo bakuvuze, niyamuzanye ayo bagusebeje, niyamuzanye bakuvuze bibi, ibyo nibyo bimuzanye. Bakuvuze nabi ije kukurenganura, baragusebeje ije kukuvuga neza, bakumanikiye amatangazo izanwe no kuyamanura. Bavuze ko utazabyara ije kuguha urubyaro, bavuze ko utazarwubaka ije kukubakira. Barakudopene sisiminire bonesta. Baravuze ngo ntacyo uzimarira. Imana none yivisimbuje kugira gute kugira ikintu wimarira. Hereza Imana icyubera ahantu uri. Imana shimwe. Uwiteka Imana iravuze ngo ntago ari Samweli uvuze, n'Uwiteka Imana ivuze. Iravuze ngo kubera ko bayisabye kukurengera kuri Senekerebu, iravuze ngo irabikwemereye kuko bayisabye kukwishyurira ideni. Niba warakiranukiye Imana irabikwemereye kuko bayisabye kukubakira urugo. Niba utaratandukiriye Imana irabikwemereye kuko Imana shimwe kuko yisabye kukurengera kubw'icyo kibazo cyawe. Imana irabikwemereye, Imana irabikwemereye kuko yisabye kukurengera. Imana irabidopene staya. Imana ifitanye n'abantu urubanza, Imana ifitanye n'abantu urubanza. Dopene sisi lelezenema. Imana ifitanye n'abantu urubanza bagiye mu bintu Imana itari yarabemereye ko bajyamo. Ndagusuje kandi nkwifurije amahoro y'Imana uri hafi na kure. Ngusabiye umugisha muri kuvugana Bene Mpawe witwa nde, ariko ntunyibwire ubyandike muri comment kugira ngo umenye yuko unkurikirana umunsi ku munsi kandi ukurikira ibiganiro byose bica kuri iyi channel. Nk'ibisanzwe rero ndagushimira bamaze gukora subscribe, ariko kandi nawe utarayikora uyu ni umwanya wawe uhaye kugira ngo ukore subscribe, ubundi ujye uba mbere kugira ngo ubone ibiganiro byacu byose, ubundi dufashe mu murimo wivuga butumwa twatangiye, kandi ntabwo twakora twenyine ahubwo tuzafashwa nawe kugira ngo ugere kure. Kandi ntabwo nzishimira yuko nzabona ingorano ngenyine, nawe ugomba kubona ingorano ubwo tuzatuma mu gihugu cyo mu ijuru karagaciyemo. Ndi kumwe n'umusore umukozi w'Imana, muramubonye si ubwa mbere
twavuganye ubushize ko atari ubwa mbere n'ubwa nyuma twamugana kugira ngo rero yongere abaganirize ababwira icyo umwuka wera ari kuvuga muri ino minsi. Ndatangira mubasuhuriza ariko namwe mumusuhuze aho muri mugete turagusuje nzi ko biramugeraho. Uraho neza rata? Uraho cyane. Amakuru ni meza. Meze neza turashatuje. Yego. Ni umuco w'Abayuda. Umuco w'Abayuda. Ariko ibintu byo ngo umuco w'Abayuda, Abayuda bashobora kugira imico myinshi. Abayuda bafite ikintu barusha abandi. Mbere na mbere babitse ibintu byasezeranijwe, kandi ibintu byasezeranijwe buriya bari cyitonderwa. Niyo mpamvu rero uba ugomba gutuza. Hari umuririmbyi yavuze ngo ujye ugenda witonze, utwaye amabanga y'Imana. Kumbi niyo mpamvu nawe uba wicaye witurije ugira ngo amabanga y'Imana adaha. Oya sinzi, ariko ubundi kwitonda ni umuco wa Kinyarwanda, ariko nanone bikaba akarusho ku mukozi w'Imana. Yego. Umwe yaravuze ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza, katugendere muri uwo mucyo. Ijambo wavuze ubushize ngo nta muntu wanteranya n'Imana, abantu barikunze cyane. Ngo nta muntu waguteranya n'Imana, abantu nzi ko ryongeye rikabasubizamo izindi mbaraga. Nasomye amakomenti amwe namwe, hari abampamagaye banasaba ko nzana kugarura. Ariko ndababwira ni muhumure, azaza kandi azongera abaganiriza. Ijambo ryarafashije cyane. Ese iyo ubibye imbuto ukumva zagiguye mu murima muzima, ubyakira ute wowe? Mbyakira neza cyane, byongera kuntera motivasiyo yo kugirana ubusabane n'Imana, kandi nkumva ko ivugabutumwa rigikomeje imbere. Umurimo w'Imana mba numva ugikomeje kwaguka ku bw'izo mbuto nabibye ahantu hazima. Yego. Ni iyihe ntwaro ukoresha? Nimba ndayita intwaro, abavuga ubutumwa benshi b'iyi minsi, abahanuzi benshi muri iyi minsi, iyo ahanuye ikintu ejo kigasohora akayibona n'amaso, akakibonesha amaso ye ko cyasohoye. Yahanuye umuntu ibitangaza bigakoreka akabibona. Yabwiriza akumva abantu, ari ibintu tujya tubona nka cyane nko mu nsengero zitandukanye. Umuntu umwe yatera urusengero rwose rukikiriza amena rukamanika ibiganza, undi yatera hareruye abantu nka batatu. Iyo wowe ukoze umurimo w'Imana gutyo ukona hari abantu bakunyuma bagushyigikiye, ubutumwa bwiza bw'Imana ukona buri kugenda neza, buri gutanga umusaruro, ibintu Imana yakunyujemo kugira ngo ubihanure, ukona bigize umusaruro kandi birakoze. Nimba ndavuga ngo birakoze ko birasohoye. Nihe ntwaro? Kuko uburyo iminsi maze kubona uri umuntu uciye bugufi, uca bugufi. Nibyo natangiye mvuga ngo uritonze, buriko narinde kuba uciye bugufi cyane. Nihe ntwaro ukoresha kugira ngo utishyira hejuru ngo umere nk'abandi? Intwaro ya mbere ni ugusenga, kabiri ugasoma ibyanditswe byera. Buriya iyo wamaze kumenya uwo mwami, waramaze guhinduka icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize. Abantu bisheje ntago basenga kandi babasenga. Baba basenga, yego, hari ababa basenga, ariko haba hari ibintu mbese batari bakizwaho. Urumva umunyakamere, Bibiliya ivuga ko kamere itagipfa, ahubwo ngo igira gutera sinzira. Ubwo rero mu buryo bwo gusinzira kwa kamere hari uburyo bwo kuyitwaramo iyo yagize gutera akangutse. Ubwo rero ni muri ubwo buryo intwaro ni ugusenga. Ni ugusenga. Umwuka wo kwishyira hejuru uri kuboneka cyane cyane mu bakozi b'Imana cyangwa abantu bitiriwe izina ry'Imana, uvuga icyo ubona gute? Umwuka wo kwishyira hejuru ujye ubona batandukanye, ntabwo dushaka kuvuga amazina yabo, ariko ibyo byose mu gihe umaze muri uyu murimo hari abyo ubona, umaze kubona ibintu byinshi. Yego. Biriya bintu bibona bityo bivuga iki? Niye nama utanga mbere ko tutagira ikiganiro? Mbere na mbere biriya ni ikintu kibanziriza kuba umuntu yaraguye. Kiriya kintu umwuka wo kwishyira hejuru ubanziriza mbere na mbere kugwa. Ubwo uba waramaze kugwa, ni muri ubwo buryo ni hahandi uzasanga ikituriro cy'umuhanuzi wahoze ahetse umwana, ariko umwana yaragize gute, yaragiye kera, agasigarana ingobyi yitwa akitwa umuhanuzi kubamubona. Abari bamuzi kera ari umuhanuzi baracyakomeje kumwita iki, umuhanuzi, ariko ntibamenye ko ahetse iki, ingobyi, umwana yaragiye kera. Rero umwuka wo kwishyira hejuru navuga ubanziriza kugwa. Uri umuhanuzi, tugiye turi gutangira ikiganiro akenshi turimo tukaganiraho gatoya kugira ngo twinjire mu kiganiro neza. Hari akantu nimba ndavuga ngo nakarimo ndavuga ngo ni ikintu cyaje muri no minsi cyitwa ituro ku bakozi b'Imana. Nk'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, ituro rivuga iki? Nawe ujye uryakira, nawe urarisaba, ese urivuga iki? Ubona rikwiriye
cyangwa rikumba guca mu buhe buryo? njye ntabwo ituro ndisaba mbere na mbere, reka ngusubize. Ntabwo nsaba ituro kubera ubwo naba ngiye guhembesha, kandi ntabwo uwo naba ngiye guhembesha ntabwo ari we wanyangaje. Nyir'umukoresha niwe uzaduhemba. Imana yo mu ijuru rero yaduhamagaye ikaduha uyu murimo, niyo izatwihembera. Ntabwo njya naka ituro, ubwo wenda bari abaryaka se cyangwa se n'abaritanga bafite uburyo babanye n'Imana yabo. Buri muntu wese afite mu yandi magambo, buri muntu wese agira uburyo asabana n'Imana. Uburyo nsabana n'Imana ntabwo ari bwo bwawe, uburyo nsengamo ntabwo ari bwo runaka ku ruhande wundi asengamo. Ni muri ubwo buryo rero ituro uritanga n'urihawe, navuga ngo baba bafite, ubwo sinzi, ntabwo nzi uburyo baba bafite ubundi buryo babanyemo n'Imana yabo. Sinzi n'Imana yarabibohoye, gusa njye ntabwo Imana irabimbohoraho. Yego. Urakoze cyane ku magambo meza n'ibisobanuro byiza uduhaye. Icyo nabwira abantu bamwe na bamwe, hari abantu bacumujwe n'ituro, usanga ituro ryabajyanye kure, bagira ikibazo bagasaba umuntu wabasenya bati mu ituro, ugasanga kandi nawe nkaryo afite, ugasanga baheze mu rungabanga, bakibaza niba abakozi b'Imana ariko bameze mu ino minsi. Icyo nashaka kubabwira rero, haracyari abakozi b'Imana bakorera Imana kandi batagendera ku ituro. Bazajya babahamagara mu mafashe gusenga Imana, kuri no rugendo no gusengerana. Reka dutange dusenga Imana, no twitangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, utubwire icyo Umwuka yashyize ku mutima wawe. Yego. Sibyo buriya? Yego, nibyo nokuri. Reka ngusengere. Nokuri Imana iguhe umugisha. Imana y'amahoro, turagushimye. Imana ikiranuka, uri inshuti nziza. Imana data, ushobora ibintu byose. Uri umubyeyi mwiza, nta kintu kijya kibasha waraducunguye, kurogoya imigambi yawe. ntawe twari kubona uducungura, ariko waritanze uraducungura. Siga icyubahiro wari ufite mu ijuru, Mana waratwemereye, n'akamero k'umwana uraduhamagara, natwe turaza. Uraducungura, turi hano rero, turi muri izo mbabazi zawe, turi muri amaraso yawe. Tugushimira ko uri Kristo Mesiya, kandi tugushimiye ko uri Imana ikunda neza, ntabwo ujya uharara nk'ab'iki gihe. Cyangwa ndavuga ngo ntabwo uragirira ibihembo, iyo uragirira ibihembo ntabwo nabona ibyo nguhembye. Samweli yabona ibyo aguhembye. Turagushimiye Mana, ntabwo twabona icyo tuguhembye, wabanye natwe mu minsi yashize, ubana natwe mu minsi yatambutse. Turagusabye kugira ngo uyu mwanya wongere usubane natwe kugeza imvi mu izina rya Yesu. Mu gihe ajya aduheka, cyagera akaducutsa, akaducutsa akabyara uwundi, ariko twebwe duhora turi abana bawe. Duhora twisanzuye mu rugo rwawe, twita abana, hora uduhetse, uzabaheka kugeza imvi zanyu zibaye. Niwe mubyeyi wenyine twabonye utwitaho ku manywa na nijoro. Bana n'umukozi wawe, mushyigikire mu izina rya Yesu. Mwuka wera w'Imana amuhangeho cyane, amuhangeho cyane cyane cyane. Mwuka wera w'Imana namuhangeho kandi amukoresha iby'ubutwari, kuko avuze ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Mukoresha iby'ubutwari mu izina rya Yesu, amen. Twasengaga Imana kugira ngo ibane nawe, kandi Imana igushyigikire imbaraga n'amavuta. Yego, murakoze. Ndabasuhuje mwese bene data, abantu mudukurikiranye, abari hafi na kure, abari hirya no hino impande enye zose z'isi, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ngiri kubasuhuza, amazina nitwa Iradukunda Samweli, ndi umusore, njya nkunda kuvuga ngo ndi n'umuhungu uhunga ibyaha, nkaba n'umukobwa wakuwe amaraso ya Yesu. Hanyuma Yesu yarampamagaye rero, nitabye umuhamagaro, nejejwe n'Imana mu mutima kongera kugaruka hano kuri kamera. Nshimye Imana kuko byari byaravuzweho n'Imana, kandi yabidusezeranije n'Imana itabasha kubeshya. Imana ihabwe icyubahiro. Njya kuza hano nasengeye uru rugendo ndi gusenga, Imana impa ubutumwa bwanyu. Impa ubutumwa bwanyu, nibwo nabazaniye rero. Kuba naje aha ntabwo ari impanuka, ahubwo byari biri mu mugambi w'Imana. Twikirize ngo amen. Imana ishimwe, ni Imana yumva gusenga kandi isohoza amasezerano. Imana ishimwe. Hanyuma hari umuririmbyi, reka tubanze tumuririmbane,
ntago tumuririmba wose, turaririmba igitero kimwe hanyuma tumuvuge mu magambo. Ni umuririmbyi wa 99 mu gitabo cy'agakiza, indirimbo z'agakiza 99. Reka tumuririmbe, turarimba igitero cya mbere, ibindi bitero turabivuga mu magambo. Nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Haleluya. Imana ishimwe. Ni umuririmbyi ufite ibitero 4. Uyu muririmbyi ndamukunda cyane, aramfasha, amfasha buri munsi. Yaritonze aravuga ngo nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, ngo mu gihe cy'umunezero, ngo ndetse no mu gihe cy'umubabaro, ngo ubwo watubanjirije ngo tuje tugukurikiye, ngo tuzi rwose kuri hafi ngo yo kutugeza mu ijuru. Aravuga ngo nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu. Yaravuze ngo nshatse kugukurikira atari uko hari abantu, aravuga ngo nshatse kugukurikira atari uko nambaye neza, aravuga ngo nshatse kugukurikira atari uko nariye neza, aravuga ngo nshatse kugukurikira atari uko nabonye amafaranga, aravuga ngo nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu. Aravuga ngo mu gihe cy'umunezero, ngo ndetse no mu gihe cy'umubabaro, aravuga ngo ubwo watubanjirije ngo tuje tugukurikiye, ngo tuzi rwose kuri hafi ngo yo kutugeza mu ijuru. Avuga igitero cya kabiri, aravuga ngo sinahora mbaririza ngo urugendo rwawe Yesu, ngo cyangwa se ngo nshidikanye kugukurikira Yesu. Aravuga ngo umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu, ngo ndetse no gukomeza iyo nzira ngo nkuko wayimenyesheje. Imana ishimwe. Yaravuze ngo ntago nahora mbaririza iby'urugendo rwawe, ntago nahora mbwira umuntu ngo najye kunsengera, ntago nahora mbwira umuntu bini. Mbese aravuga ngo sinahora mbaririza iby'urugendo rwawe, ngo cyangwa se ngo nshidikanye ko by'iyi nzira. Aravuga ngo umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu, ngo ndetse no gukomeza iyo nzira ngo nkuko wayimenyesheje. Ageze ku gitero cya gatatu aravuga ngo mu gihe hagize icyaza ngo kikanesha inzira yawe, ngo cyangwa kikandemerera, ngo muri urwo rugendo mfite ngo uzaza uca uwo mugozi, ngo uzabumboshye umutima. Aravuga ngo nezezwa no kubohozwa ngo nkabona uko ngukorera. Hari ibintu byinshi, ntago ibyago. Yaravuze ngo mu gihe hagize icyaza ngo kikanesha inzira yawe, ngo cyangwa se kikandemerera, ngo muri uru rugendo mfite. Aravuga ngo umurimo wanjye nuwo, ngo cyangwa ngo mu gihe hagize icyaza ngo kikanesha inzira yawe, ngo cyangwa kikandemerera, ngo muri iyi nzira. Aravuga ngo uzaza uca uwo mugozi uzabumboshye umutima. Haleluya. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Ageze ku gitero cya 4 aravuga ngo urandinde mwami Yesu, ngo kandi ununganirize imigambi, ngo nubona naniwe urugendo ngo uzanyibutse urukundo. Avuga ijambo rikomeye hepfo gato, aravuga ngo uti ngwino mwana wanjye, yewe pfubye ngwino, yewe mupfakazi ngwino, yewe ubabaye ngwino, yewe watawe ngwino. Aravuga ngo uti ngwino mwana wanjye, hasigaye igihe gito ngo tukazahozwa ibyo byose, ngo ugeze iwanjye mu ijoro. Rero uwo ni umuririmbyi. Undi muririmbyi aravuga ngo wambonye miki Kristo ukaza mu isi ukampfira. Imana ishimwe. Ni uwo muririmbyi numva uri kumfasha, yamfashaga nawe nagufashe mu izina rya Yesu, ukomeze unezererwe n'Imana mu mutima, hanyuma wumve ko mu ijuru imbere y'Imana ufite umuntu ukuvugira, kandi uwo muntu ni umukuru w'abatambyi, ikiruta byose yitwa Rukundo. Imana ibahe umugisha. Rero numvaga uwo muririmbyi ari uri kumfasha uyu mwanya, nawe nagufashe mu izina rya Yesu. Tugiye kureba ijambo ry'Imana, ariko nsengera ari no vuga butumwa. Imana yampaye ubutumwa
yampaye ubutumwa. Imana yambwiye ngo umbwire abantu ngo ije kurebera umuntu wese aho yamusize. Imana ije kurebera umuntu wese aho yamusize, ije kureba niba yaragusize mu buririmbyi ko ukiri kubukora, ije kureba niba yaragusize mu buhanuzi karibwo kirimo, ije kureba niba yaragusize uri umunyamasengesho ko gisenga, ije kureba niba yaragusize mu ivugabutumwa ko kirikora. Imana yambwiye ngo ije kurebera umuntu wese aho yamusize. Kandi ikindi yambwiye ngo imbere y'umuntu wese hari ikizame, kandi umuntu azakora ikizame gihwanye n'amasomo yize. Yambwiye ngo imbere y'umuntu wese hari ikizame, kandi umuntu wese azakora ikizame gihwanye n'amasomo yize. Ntago ikizame nzakora gihwanye n'icyo runaka azakora, ntago icyo Karori cyangwa se Karambiza azakora aricyo Fidelina azakora. Hoya yambwiye ngo imbere y'umuntu wese hari ikizame, kandi icyo kizame buri muntu wese azakora igihwanye n'amasomo yize. Imana ibahe umugisha. Rero reka twinjire mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ibice byaho ni 2. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere, twumve uko hatubwiye. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ibice byaho 2, dusome duhereye ku murongo waho wa mbere, twumve uko hatubwiye. Umutwe w'amagambo aravuze ngo urugendo n'intambara baboneye mu butayu. Reka dusome. Maze turahindukira tujya mu butayu, duca mu nzira ijya ku nyanja itukura uko Uwiteka yantegetse. Tuzenguruka umusozi wa Seyiri igihe kirekire. Uwiteka arambwira ati, igihe mwazengurukiye uyu musozi kirahagije, nimucyamike mugende mwerekeje ikasikasi. Twakire neza ijambo ry'Imana. Dusome ne mu gitabo cya Ezekiyeli 36. Ezekiyeli 36. Turasoma mu gitabo cya Ezekiyeli ibice byaho 36, umurongo waho wa 15. Ezekiyeli 36, turasoma umurongo wa 15. Imana idufashe mu izina rya Yesu, kandi Imana itugirire neza. Ezekiyeli 36, turasoma umurongo waho wa 15. Yego, hatubwiye ngo iki? Haratubwiye ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa isoni nabo, n'ubwoko bwabo n'ubwoko bwawe ntuzongera kubusitaza ukundi, niko Umwami Uwiteka avuga. Imana ishimwe. Nayo magambo tujye kuganiraho ndetse n'andi turi buze gusoma hanyuma. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Dusomye amagambo ari mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ibice byaho 2, dusomye duhereye ku murongo waho wa mbere. Iki cyari igihe bari Abisirayeli bari mu gihe cyo gusenga, ariko mu gihe cyabo cyo gusenga bagasenga bo bifuza gusatira ibisubizo, ariko bagasenga bagasanga bagarutse hahandi. Mbese Imana irangije yitegereje uburyo Abisirayeli bari gusenga, irangije ibitegereje, irababwira mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, irababwira ngo sinshaka. Haleluya. Irababwira ngo igihe mwazengurukiye uyu musozi kirahagije. Irababwira ngo igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije, ngo nimucyamike hanyuma mugende mwerekeje ikasikasi. Igihe wazengurukiye uyu musozi, ntago nzi umusozi umaze igihe wariho, ntago nzi igihe umusozi umazeho igihe, ariko imisozi igihe itandukanye. Ntago nzi igihe umaze ku musozi, birashoboka ko umaze igihe kirekire, ariko ijambo ry'ihumura rimanutse ku buzima bwawe. Akira ubuhanuzi bw'Imana mu izina rya Yesu. Iravuze ngo igihe umaze ku musozi kirahagije, noneho nucyamike ugende werekeze mu bisubizo. Mwigize. Haleluya. La lataya zone kinemo rere topene sisiminiwa. Imana ishimwe. Aravuga ngo
igihe mwazengurukiye uyu musozi kirahagije ngo nimugende mucyamike mugende mwerekeje ikasikasi mugende mwerekeje ikasikasi igihe wazengurukiye umusozi w'amadeni umusozi w'ibigeragezo umusozi w'amarira umusozi wo gutukwa umusozi wo gutabwa umusozi w'ubugumba umusozi wazengurukiye umusozi w'uburwayi budakira Imana ishimwe ijambo rimanutse ni ijambo ry'ubuhanuzi kandi ni ijambo ry'ihumure igihe wazengurukiye umusozi kirahagije ijambo riratubwiye muri Ezekiyeli ibice bya 36 umurongo wa 15 haravuze ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka ngo habe no gukozwa isoni nabo. Imana ishimwe ntabwo Imana ishaka kuzongera kunewinetaya kuzenekinemo kurobene sansome. Imana ntabwo ishaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka. Abanyamahanga baragututse bagufasheho ijambo bakumanikiye amatangazo bakuvuza ukuri nuko utari mbese baragusebeje bakuvuza uko bagubyumva. Njye nkunda kubwira abantu ngiyo umuntu ari mu kigeragezo umuntu wese amuvuga uko abyumva kandi iyo umuntu ari mu kigeragezo buri muntu wese agusomamo uko abyumva yaba ari ikigeragezo cy'ubushomeri akaza akagusomamo kurwaye sida mbese ariko nta kibazo ihanganira ikigeragezo ihanganira igicuku utegereza igitondo inkoko yabika itabika amaherezo buzaca. Tewe yaririmbye indirimbo nkunda aravuga ngo warababaye urihangana urasuzugurwa natukwa baguhinduye nk'umusazi ku musozi w'igitaramo barongera kukurega iki ko ngiye kuza ngahita mbaka ijambo. Yaravuze ngo warababaye urihangana urasuzugurwa uranatukwa ngo baguhindura nk'umusazi ku musozi utuyeho baguhindura igitaramo ariko ngo barongera kukurega iki ngo ko ngiye kuza nkahita mbaka ijambo. Aravuga ngo ibintu biguhiga ntibizabura ngo n'abakurwanya barakomeje ngo ariko Imana tarazone kita zonene wa yasansome. Aravuga ngo Imana nyir'ijuru n'isi ngo niyivuganye nawe nonaha. Aravuga ngo uramenye nushidikanye ngo nibitari ibyo yarabikoze tuze nemoneta yazonema. Imana ishimwe aravuga ngo uramenye nushidikanye ku mvugo y'Imana niba yarakubwiye ko izagutabara uzizaza ryari ihanganira ahantu yagusize kuko nihije kugusanga. Niba yaragusize mu buririmbyi iraje kukurebera mu buririmbyi nitagusanga mu buririmbyi iraguhita yikomereze. Niba yaragusize mu ivugabutumwa iragusanga aho ngaho yagusize ihangane uzi Imana niba yarakubwiye ko izaza uzizaza ryari. Wategereje Imana ukayirindira wihanganye. Abantu benshi barambiye gutegereza ariko Imana kuza kumukiza kuri bugufi kandi ibimenyetso bigaragaza kuza kwe biri kwihuta gusohora. Imana ishimwe Imana idufashe mu izina rya Yesu. Arangisha aravuga ngo ibintu biguhiga ntago bizabura. Ibintu biguhiga wa murokore we ibintu biguhiga wa mugabo we wa mukobwa we ibintu biguhiga ntago bizabura. N'abakurwanya barakomeje abavuga ko ntacyo utazageraho abavuga ko ntacyo uzimarira abavuga yuko mbese wayobye inzira abavuga yuko wavangiwe abangaba baracyakomeje ariko Imana nyir'ijuru n'isi iravuze ngo nutuze umutima. Imana ishimwe ngo niyivuganye nawe nonaha. Imana ishimwe nongeye kunezererwa n'Imana mu mutima. Arangije avuga ijambo rikomeye Ezekiyeli aravuga ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka. Abanyamahanga baragututse mu gitondo bagutuka saa sita bagutuka nimugoroba bagutuka kwezi gutangiye bagutuka kurangiye bagutuka umwaka urangiye bagutuka utangiye nundi ariko Imana yitegereje iravuze ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bakunesenemando bagutuka ngo habe no gukozwa isoni nabo. Imana ishimwe haleluya. Baragusebeje barakurwanyije ariko Mana we aravuga ngo warababaye urihangana urasuzugurwa. Muri iyi nzira duhuramo n'ibintu byinshi kandi ntago habonekamo ibintu biryohereye gusa. Mbanze mbibutse mwabarokore mwe iyi nzira ntago ari ibintu biryohereye gusa. Buriya mu kuboko kw'Imana havamo ibintu byiza ibintu bibi ibintu biryohereye ibintu bisharire ibintu birura ibintu bihumura n'ibintu binuka byose ariko aba ari agasabone k'umugenzi. Ntago ibyo ngibyo bikwiye kuba byaguteshuka ku Mana yawe ngo abantu baravuze ngo uri umusambanyi urabizi kutabikora ngo wumve ucitse intege wumve Imana uyitakarije icyizere. Imana iyo yiyizi
yaciye iraza ikirebera. Kandi Imana iyo imanutse gukora amagambo y'abantu araceceka. Ni Imana yitamurura itabasha imiryango ko izabikora. Ntabwo iyi Imana igiye gukora ijya kubaza imiryango ese ngo tubigende dute, duce izihe nzira, ese tumukorere iki, mbese ni Imana yitamurura itabasha imiryango ko izabikora. Ese nyuma y'ibyakubayeho wowe wakoze iki? Wa murokore we, nyuma y'ibintu byakubayeho wowe wakoze iki? Kubakuvuze, kubagusebeje amatangazo kwa yamanitse, kubavuze ko utazabyara, bakavuga ko ntacyo uzimarira, wowe nyuma yaho wakoze iki? Ni ikibazo kwiye kwibaza. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Ariko arangiza aravuga ngo igihe wazengurukiye umusozi kirahagije. Ndagira ngo nkubwire igihe umaze ku musozi, imyaka umaze ntago nyizi, igihe umaze ntago nyizi. Reretope neze nekinemo. Ariko Imana ivuganye nawe amagambo akomeye. Iravuze ngo igihe wazengurukiye ku musozi kirahagije mu izina rya Yesu. Reka turebe n'irindi jambo, dusome ijambo ry'Imana. Dukomeze twumva Imana. Dusome muri Daniyeli ibice byaho 10 umurongo waho wa 12. Daniyeli 10:12 dusome twumva uko hatubwiye. Ariko Imana niza ntago izaceceka. Imana niza ntago izaceceka kandi ntago izita ku magambo bakuvuze. Ntago Imana izareba igihe umaze ku musozi, ntago izareba ngo umazeho imyaka iyi ntago izagutabara. Hoya, ntago Imana niza ntago izaceceka. Ihanganira igicuku, utegereze igitondo, inkoko yawe ikitabika, amaherezo buzacya. Kandi Imana yacu ni Imana yitamurura, ni umukozi w'umuhanga, ni umufasha mwiza utajya ubura kuboneka mu byago no mu makuba. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Daniyeli ibice byaho 10 umurongo waho wa 12. Twumve uko hatubwiye mu izina rya Yesu. Komeza unezererwe n'Imana mu mutima, ukomeze ugirana ubusabane n'Imana. Ubundi ikintu cyatuma utagirana ubusabane n'Imana ni igiki ngo barakuvuze. Nta kibazo bihangane bakuvuge. Udoda ntago ari usirifira, kandi usirifira ntago ari ushyiraho koronero. Bareke bagutabure, umuntu uje gusirifira arahari. Baragutabuye yego nibyo, ariko bihorere. No, udoda ntago ari usirifira, kandi usirifira nta nubwo ari nawe ushyiraho koronero. Ihanganira igicuku, utegereze igitondo, inkoko yawe ikitabika, amaherezo buzacya. Daniyeli 10:12 hatubwiye ngo iki? Haratubwiye ngo aherako arambwira ati witinya Daniyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyanzanye. Nayo magambo tugiye kuganira muri aya masaha, kuri iki gicamunsi, muri iki gitondo, bitewe naho uri. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo aherako arambwira ati witinya Daniyeli. Ahantu hari Daniyeli wahashyira izina ryawe. Witinya Samweli, kuko uhereye ku munsi watara wizonema, watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa, watangiriyeho gusenga, watangiriyeho guhanura, watangiriyeho kubwiriza, amagambo yawe yarumviswe ngo kandi niyamuzanye. La topene zene kita. Aherako ngaramubwira ati witinya. Baragusabeje yego nibyo witinya, baragutabuye yego nibyo witinya, bakuvuze bibi yego nibyo ariko witinya. Ubundi ibyo byima umwanya bifata nk'ibidahari, wikomereza urugendo. Imana ishimwe. Aravuga ngo witinya, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe ngo kandi niyamuzanye. Amagambo bakuvuze niyamuzanye, ayo bagusebeje niyamuzanye, bakuvuze bibi ibyo nibyo bimuzanye, bakuvuze nabi ije kukurenganura, baragusebeje ije kukuvuga neza, bakumanikiye amatangazo izanwe no kuyamanura, bavuze ko utazabyara ije kuguha urubyaro, bavuze ko utazarwubaka ije kukubakira. Barakudopene sisi minire bonesta, baravuze ngo ntacyo uzimarira. Imana none yivisimbuje kugira ikintu wimarira. Hereza Imana icyubahiro ahantu uri. Imana ishimwe. Nezererwa n'Imana mu mutima. Imana ishimwe. Aravuga ngo uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe. Barakuvuze urihangana, wicisha bugufiya. Baragusebya urihangana, uca bugufiya, uberera imbuto. Warakoze, Imana iguha umugisha.
ariko guhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, ng'amagambo yawe yaratopenezenema hayakudesha y'inimando rereta yarumviswe kandi niyamuzanye. Imana ishimwe, Imana ije kureba, Imana ije ubundi Kristo ari mwibarura, Imana ije kubarura, ije kugira ngo tije kubarura amagambo yawe ubwo yamaze kumvwa, Imana ije kwibarurira. Tuza umutima, urugamba uri kurwana ntago ari urwawe, ruharira Imana, Imana yirwanira urugamba. Umuririmbyi yaremye ngo urwane intambara nziza, Kristo n'imbaraga za ngo fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo. Aravuga ngo usiganirwa wese ari yicyagutegereje, ngo niwe nzira, ngo kandi niwe bihembo ngo byo kurushana. Imana shimwe yataya zonema lele ture zene contre. Dawidi arangije yandika muri Zaburi, arangije ageze ku gitaro cy'125 aravuga ngo abiringiye Uwiteka ngabo bameze nk'umusozi wa Siyoni ngo utabashika kunyeganyezwa, ngo ahubwo worohamye iteka, ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu ngo ni kuwiteka agose abantu we. Abantu biringiye Uwiteka batiringiye abanyamafaranga, batiringiye abantu bakomeye, batiringiye abantu bafite amataje, bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka, ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu ngo ni kuwiteka agose abantu be. Imana ishimwe. Ageze ku gice cya mbere muri Zaburi aravuga ngo noneho hari umuntu uhiriwe, arangije aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ngo uwo muntu nahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ngo niyicarane n'abakobanyi, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka ngo niyo yishimira, ngo kandi amategeko ye ngo niyo yibwira ku manywa n'ijoro. Arangije ageze mu bimenyetso, asimbuka bihwanye, asimbuka dukubye, asimbuka tayimuzi, asimbuka tugabanyije. Aravuga ngo uwo muntu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo cyera imbuto zacyo mu bihe byacyo, ibibabi byacyo ngo nigira gute, ngo ntibyuma, ngicyo azakora cyose kizamudopenestaya, kizamunewinetayazo, kizamubera cyiza. Imana shimwe. Uwo muntu udakurikiza imigambi y'ababi, udakurikiza imigambi y'abarozi, udakurikiza imigambi y'abapfumu, uwo muntu arahiriwe. Niko Dawidi yanditse igice cyo cya mbere. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ishimwe. Aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'abantu. Ntago ari umuntu, ntago hahirwa umuntu utaha muri etaje, ntago yavuze ngo hahirwa umuntu utaha muri kadasiteri, ntago yavuze umuntu ngo hahirwa umuntu ufite akazi keza, ntago yavuze umuntu wize amashuri yose yarangije. Yaravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagarare mu nzira y'abanyabyaha, uwo muntu yicarane y'abakobanyi, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka ngo niyo yishimira, ngo amategeko ye ngo niyo yibwira ku manywa n'ijoro, ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo cyera imbuto zacyo, ngo mu gihe cyacyo ibibabi byacyo ngo ntabwo byuma. Haleluya, haleluya, shimwe, haleluya. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Ageze mu Zaburi ya 20 aravuga ngo Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba ndetse no ku w'ibyago, ngo izina ry'Uwiteka rigushyire hejuru, ngo ikwerereze gutabarwa guturutse ahera mu rusengero, ngo iguhe imbaraga ziva i Siyoni. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Bami ba kabiri ibice byaho, Abami ba kabiri. Turasoma igitabo cya kabiri cy'Abami ibice byaho 19 umurongo wa 20. Abami ba kabiri 19:20. Twumva uko hatubwiye, ariko ihanganira igicuku utegereza igitondo, inkuko yabika itabika, amaherezo buzacya. Abami ba kabiri 19:20 hatubwiye ngo iki? Hanyuma Yesaya mwene Mose atuma kuri Hezekiya ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuze ngo kuko yisabye kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri, arabikwemereye. Sinzi niba wenda muri Bibiliya yawe nawe ariko havuze, ariko iyanjye niba nawe ariko havuze, reka tugendane. Ijambo ry'Imana riboneka mu Bami ba kabiri mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice bya 19 umurongo wa 20. Haratubwiye ngo hanyuma Yesaya mwene Mose atuma kuri Hezekiya ati, Uwiteka Imana iravuze ngo, ntago ari Samweli uvuze, n'Uwiteka Imana ivuze, iravuze ngo kubera ko bayisabye kukurengera kuri Senakeribu, iravuze ngo irabikwemereye kuko bayisabye kukwishyurira ideni niba warakiranukiye, Imana irabikwemereye kuko bayisabye kukubakira urugo niba utaratandukiriye, Imana irabikwemereye kuko
Imana ishimwe kuko yisabye kukurengera kubw'icyo kibazo cyawe. Imana irabikwemereye, Imana irabikwemereye kuko yisabye kukurengera. Imana irabidopenestaya, irabikwemereye. Ijambo ryarambwiye ngo biremwe nonaha, ntago ari ibya kera, ahubwo biremwe nonaha ngaha. Ariko Samweli 11:9 haravuze ngo ejo ku gasusuruko muzatabarwa, ngo muzagende mumbwire za ntabaza muti ejo ku gasusuruko muzatabarwa. Ejo ku gasusuruko wakira ubutabazi bw'Imana, ejo ku gasusuruko wakire kugirirwa neza n'Imana, ejo ku gasusuruko wakire minerivare z'abana, ejo ku gasusuruko wakire kuba heza, ejo ku gasusuruko wakire ubuzima buzima, ejo ku gasusuruko wakire gukira izo ndwara, ejo ku gasusuruko wakire ubuzima buzima. Imana shimwe, haleluya. Imana dufashe mu izina rya Yesu. Niko ijambo ritubwiye. Ijambo ratubwiye mu Bami ba 2:19-20 ngo nuko Yesaya mwene Mose atuma kuri Hezekiya, yamutumyeho. Imana igutumyeho umuhanuzi w'Imana. Imana iravuze ngo kuko yisabye kukurengera, Imana irabikwemereye, Imana irabikwemereye kuko yisabye kukurengera. Imana irabidopenestaya, irabinezenema, irabirerezenekita, irabikwemereye kuko yisabye kukurengera. Imana ivuze ko ibikwemereye. Hari ubutabazi utahabwa n'umwana w'umuntu, ubwo butabazi buhabwa n'Imana. Hari icyubahiro utahabwa n'umwana w'umuntu, icyo cyubahiro gitangwa n'Imana. Hari uburinzi utahabwa n'abashkore defense y'abasirikare, ubwo burinzi butangwa n'Imana. Mbese kuko yisabye kukurengera kuri Senekerebo umwami wa Ashuri, Imana irabikwemereye kuri icyo kibazo cyawe, kuri iryo deni ryakunaniye kuryishyura. Imana igeze gute? Irabikwemereye. Ni wakire gutabarwa n'Imana mu izina rya Yesu. Reka dusome n'irindi jambo ry'Imana riboneka muri Yesaya 51:21. Yesaya 51 umurongo waho wa 21. Twumve uko hatubwiye mu izina rya Yesu. Ariko abantu benshi muri no minsi bari kwicira inzira bakajya mu bintu Imana itari yarabemereye ko bajyamo. Imana ifitanye n'abantu urubanza, Imana ifitanye n'abantu urubanza. Dopene sisi lelezenema, Imana ifitanye n'abantu urubanza bagiye mu bintu Imana itari yarabemereye ko bajyamo. Abo bantu Imana bafitanye nabo urubanza. Reka dusome muri Yesaya 51, dusome umurongo waho wa 21. Hatubwiye ngo iki? Haratubwiye ngo nukorera noneho umva ibi, yewe urengana ugasinda utanyoye vino, umva ibyo Uwiteka umwami wawe kandi Imana yawe iburana urubanza rw'abantu bayo iti, dore nkwatse igikombe cy'ibidandabiranya, ari cyo gikombe cy'umujinya wanjye wari ufite mu ntoki, ntuzongera kukinywaho ukundi. Ngishyize mu biganza by'abakurenganyaga, bakakubwira bati barambarara tukugende hejuru, nawe ugatega umugongo wawe nk'ubutaka cyangwa nk'inzira y'abagenzi. Iryo ni ryo jambo ry'Imana tugiye kuganira twerekeza ku musozo kugira ngo dusengane Imana. Ijambo ry'Imana riratubwiye muri Yesaya 51:21. Haratubwiye ngo nukorera noneho umva ibi ngibi, ngo yewe urengana ugasinda utanyoye vino, umva ngo ibyo umwami Uwiteka Imana yawe ngiburana. Iravuze ngo ngo dore nkwatse igikombe cy'ibidandabiranya, ngo ngisize mu biganza by'abakurenganyaga. Imana ikwatse icyo gikombe cy'ibidandabiranya. Imana neleletayazo ikwatse igikombe cy'ibidandabiranya. Icyo gikombe cy'ibidandabiranya, icyo gikombe cy'amadeni Imana irakikwatse. Igikombe cyo kudatera imbere Imana irakikwatse. Ugerageza gukora ugahomba, icyo gikombe Imana irakikwatse. Imana ikwatse igikombe cy'ibidandabiranya, igishyize mu biganza by'abakurenganyaga. Niko umwami Uwiteka avuga mu izina rya Yesu. Ariko ijambo ryatubwiye ngo hanyuma Yesaya mwene Mose atuma kuri Hezekiya, atuma kuri Samu, atuma kuri Korodina, atuma kuri Feregisi, Yohana na Feredina. Aravuga ngo kuko yisabye kukurengera kuri Senekerebo umwami wa Ashuri, irabikwerereta zonema, irabikwemereye mu izina rya Yesu. Wakira ubutabazi bw'Imana, wakire kugirirwa neza n'Imana, wakira uburinzi bw'Imana.
akira kurengerwa n'Imana, akira amahirwe ya kabiri. Amahirwe ya mbere yaranze, ariko Imana ikuremeye andi mahirwe ya kabiri. Imana iguhaye andi mahirwe ya kabiri. Uri umukobwa, Imana ikuremeye andi mahirwe ya kabiri. Amahirwe ya mbere yaraje biranga, wagerageje gukora urahomba, Imana ikuvubiye indi mvura y'umugisha. Imana iguhaye andi mahirwe ya kabiri. Umugabo yaragutaye, yego nibyo, ariko Imana iramugaruye. Imana ikuremeye andi mahirwe ya kabiri. Abana barabirukanye ku mashuri, Imana ikuremeye andi mahirwe ya kabiri. Imana ikuremeye andi mahirwe ya kabiri. Ijambo ryarambye ngo dore mu mpinga z'imisozi ngo hari amaguru yuzanye inkuru nziza. Muri Nahumu 2 ibice umurongo wa mbere ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza ibintu by'amahoro. Aravuga ngo yewe Yuda we, komeza ibirori byawe, komeza gukiranuka, komeza kwera imbuto, komeza kwezwa gato no kanini, komeza ibirori byawe byera, kuko umunyakibi atazongera kunyura iwawe, ahubwo yatsembweho mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Sinzi niba nakwiginga tugasengana, niba warutenebutse ukongera ugasaba Imana izindi mbaraga, kuko ijambo ryarambwiye ngo nzongera kukubaka kandi nawe uzaba wubakitse. Sinzi niba waba ukeneye kubakwa n'Imana. Abantu bo barubaka bigahirima, umuntu yakubaka ku musenyi, ariko Imana iyo yakubatse ugerageza kubakika. Tugiye gusenga Imana rero mu izina rya Yesu. Ijambo ryatubwiye ngo muzagende mumbwirire za ntabaza muti, Samweli 11:9, ejo ku gasusuruko muzatabarwa. Kandi ijambo ryatubwiye ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bakudopenestaya bagutuka. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Abantu benshi baratandukiriye bajya mu bintu Imana itari yarabemereye ko bajyamo. Imana ifitanye nawe urubanza, wewe wagiye mu nzira, wanyuze mu nzira Imana itari yarakwemereye ko wacamo. La taya zone kinemo. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Imana yambwiye ndi gusenga, yampaye ijambo, irambwira ngo nzibabwire ngo imbere y'umuntu wese hari ikizame, kandi umuntu wese azakora ikizame gihwanye n'amasomo yize. Niba warize ishuri ryo kurera uzakora icyo kizame, niba warize ishuri ry'umugabo uzakora icyo kizame, niba warize ishuri ry'ubuzima nicyo kizame uzakora. Imbere y'umuntu wese yambwiye ngo hari ikizame, kandi buri muntu wese azakora ikizame gihwanye n'amasomo yize. Yambwiye ngo ije kurebera umuntu wese aho yamusize.